ishuri wicariye aha ngaha bimeze gute? nategereje gara frere umwanya munini ngamu amafaranga ngiye ku ishuri ariko ntagarabyuka ngo guha amafaranga ujye ku ishuri. Ubu se muri iki gitondo uriya muntu urabona wabyo kumubwira iby'amafaranga akakumva ntabwo uzi ukuntu asigaye yarahindutse. nijoro yatashye yasinze yaborewe aho gusungura yampa. Reka nkubwire rero igire ku ishuri naramuka abyutse ndamukubwirira kuko rwose amasaha ntashobora kubyuka. So wajya umuganiriza pasi kamuyibike ibintu by'inzoga wenda ko yabireka bagura uriya muvuze murumva cyane. Nawe ko kumuzi mwaravukanye mugakurana koko urabona yareka inzoga. Agira ngo yavukiye mu bigega arabyaza. Yewe uriya mukuru wawe antereta yanterese mbona n'umusore mwiza ari umwana mwiza mana nyeze mbona ari imana y'u Rwanda none yarahindutse sinzi ikintu cyamuhinduye pe. Niyongera kumukubita nawe uzabyihanganira sigaze. Umva amatama yanjye yabaye nk'ingoma z'abaporoso. Tuzare kumuganiriza ibintu bireke. Reke hari ibintu ubona utakuye amafaranga y'ishuri nategereje ko abyuka ngiye kugenda ndamubwira n'umugoroba pasi. Umva nkubwire wowe ugendere wigire ku ishuri njye naramuka abyutse ndamwegera muganirize nuko nsigaye muvugisha nkaba nk'ikivuma imbere ye ariko ndakora uko nshoboye kose ubwo ari uri muri umuna we ari biyumve wenda ko nta kibasha kunyumva ariko igire ku ishuri utanakerera. Ntabwo wabiva muri kanjye sukuru. Genda amasomo meza n'umuhungu mwiza. Koko ko ari kuzampa urugo rwiza akaba arambaye umugabo akaba ari kunanira koko. Simana yanjye koko uriya mugabo wanjye ari umugabo mwiza nta kibazo tugira none ndebera ibintu ari kunkorera ako se ubu nta hantu hameze gute iki gikozi cyo undi mana yanjye Jama wimba ushakazi mana yanjye koko wowe ibi ni ibiki aha hantu ko kurana ukuntu abajagaraye hakanateguye gukora akazi se ubu se intebe zimeze reba ibintu byose bariterambuye hejuru ubundi se kutateguye ameza bimeze gute amaye ngareba sinkavuze ngo nibakajya bashyiraho bya bitambaro n'iby'abantu batagezweho ubwo si byo nibyo mvuze ndavuze ko utashyize icyayi ku meza icyayi se nari narindiriye ko wa mwana ajya ku ishuri. Mwana ajya ku ishuri ibyo ntaho bihuriye amasaha arakuze aya ni amasaha yo kunywa icyayi ntago ugomba gutegurira ameza ari uko umwana arinde kujya kwiga cyayi kimunyobwa se saa sita. Ashaka ko boss abyuka buriyo ndi kubona boss ari kunywa icyayi mba numva nishimye byatari. Ako se warwana we unywa boss cyangwa oya muramwe icyayi cishwa ngo ujye kuzana icyayi none hasi none hato ubu tuvugana nk'ubwo mbora umuntu mbona ivumbi kandi hano hari simba ivumbi se ririhe mabura jya uvuga ibintu uko biri ubu uri umuntu simitumuke. Ako mana yanjye urugabo rwaha rwaranzengereje none n'igikozi banzani urashaka ko nza umva hihute vuba nta byaha byoroshye ngira iki cyo ntazi iyo baturumbuye mana nyagasa nkomerewe. Siri karibu akuguma karibu simba nabibonye ibyo ari byo wakoze ibyo ukora ukandeka. Ako se sheri utavuze nabi koko ntago waba umuntu. Mpaka uhinda nkagira ngo ni nagashyushyu naho ni mu karumbyukirijeho. Ako se sheri ubu ko kurinda uvuga ngo agashyushyu hari amafaranga aduhaye kugura inshyushyu. Sheri ubaye iki kuri kujugunya ibiyiko? Ese icyayi nikiryoshye ni ukuri? Ako ngabanyamaganga hari icyo mubwiye. Aha dore nari yabyutse yicaye aha ngaha ategereje kubyuka ukamuha amafaranga ajyana ku ishuri.
ngo bamutumye amafaranga y'ishuri ndamwabona agende nubyuka ndayamugusabira. nageze ngo umukara ntiyashaka kuyamutwaza kuki utayamuhaye se? Ndayafite se wajya umbwira neza ko mba ntakubwiye nabi mugabo wanjye. Amafaranga y'ishuri umva nkubwire wa mugore we niba hari ikintu ndambiwe mu buzima ni wowe. Ugize ngo iki cyangwa numvishe nabi? ndinjira mu buriri ngo ibi n'ibi naba nigire ku meza ngo ibiki n'ibiki. Iki ni cyo gihe cyo kumbwira ko hari ibyo ukeneye wagire ko umuntu akabanza agakora akazi kamwe. We ndinjira mu buriri ubuse iyo ureka nkabanza nkanywa icyaho ukabona kurogotwa. Agusaba mugabo we uza nijoro noneho mbireke kugira ngo wishime. Oya sheri ntabwo nkubwiye ngo ureke icyayi urabizi uza nijoro wasinze. Wasinze zo wampaye se gasinda amazi. Sawa ubwo nyine jya ukomeza usinde nyine turware bwaki twicwe na mukara una twabigenza dute? Niba uzi ko uri umusinzi se kuki utanteze mitsingi cyangwa byeri ukantega mukara? Niba uzi ko ndi umusinzi ugize Imana nayo urayibonye. ariko wabyumvise ko mu byo ndambiwe uri nimero ya mbere. Stress untera ngera mu kazi singakore mba ndi kuganira n'inshuti zanjye cyangwa ndi mu gitaramo cy'abagabo nizuye nisomera n'iryo cupa ntirimanuke kubera rwa serera yawe. Ubundi wowe unshakaho iki? Urandambiwe. Umva ndajya nkumenyeshe ko ugomba kujya wibuka ko iyi nzu twayubakanye. Twarayubakanye. Arewe ngogo iki uranyirukana ngo ngehe hakuzi gutekereza ko wantoraguye mu muhanda wajya ngo ntago mfite iyo navuye. Niba undambiwe uzansubiza aho wankuye. ayiwe ngo twarayubakanye. Umva ndajya nkumenyeshe narakoroheye ugira ngo ndi umfata nabo ko wiboneye ngo twagira ngo nakadenese umwana rwa dunda urankubita ngaceceka. Umva ubu none ngiye kuguhagurukira unkubite ngo kubite ariko mushobore kuba mucitswe. Niko mbikeka. Ikigutunguye ni igiki? Akada mbese nari umufundo ukaba umuyede cyane rwose. Wazanye amabata ngahe? Sima se waje wikoreye. Ako ntubona iyo nzobe yawe itukura ukagira ngo ubasha n'uburenganzira bwo kumvogera uko yiboneye. Ako nk'ubu ngubu wakumva usakuriza ku cyayi urengeje n'agacupa uri gusakurizaho. Ubu nakigusukaho noneho amagambo agashira ivuga izina ry'Imana. Umva wakizwaranye kakigusukaho nakikumena yo nzo burata wirirwa ukangisha wagize iki hano muri quartier hose bakayireba bakayibagirwa. Inzobe yanjye niyo wankundiye. Ntago naje ko nanjye nakunze maguki. Tutaruzi. None reka nkubwire rero urumva ibintu byose tuvugiye ahangaha nizere ko bimwe ari imikino ibindi ari ukuri ko nuko nkurambiwe ukuri ko igihe ntazi utazi nzagutungura. Umva ni wumva ko nazanshake zitangiye guhamagara ihute kuzantungura uti nibizungerezi. Ndaya nkubwire ngo inyoni zijya inama abarinzi nabo bagiye yindi uzantungura se jewe ndi impumyi cyangwa sinumva nta soni. Sikiko kimeze tunundo wari wantesheje apeti kaninywera. Akuse mana yanjye koko uru rugo kuko mana nawe wari umpaye cyangwa ko nabamenya. Jama yagupfa gaturika we waje ukanyitaho. Jama urimo ushakazi okatumbaga nawe vayo hano. Ako nkiki ngiki gemba navuye ntabwo kiba kiri kumva. Andurira ibi bintu bijyana. ko mutariye se Kandi kwayo ntariye ndakubona ngo vana ibi ngibi. zukuru mbye gutegura ameza vuba huti nagira ngo huguraza kujya natatu. Ako nkiki ngiki ubundi gira vuba vana ibi ngibi. Basi bana bako kacyayi mbijyane. Akira kendo kamwe. Nyinkwe Cyane ihuta ahubwo ngirira vuba ugende. aka kanya se bitwara no byose. Gira vuba uri muratinda rwose. N'isukari Byose jyana nta kintu kimwe nshaka ngaha. Iki kintu gikora kizenuka ubundi. Byanga birandambiye byose. Uruhu rwikuru ubundi. nanjye se ndakurambiye mabuja. Tumuka ibyo tumuka. Tumuka.
kireshya nk'inzara y'Ibugesera. apeti rero mbanda mbese myinshi umuntu watetse uyu muceri ni umuhanga. madamu wanjye arabizi jeri ntarureze cyangwa reka mufashe umwana. oya amukangura mbabarira sheri oya ahubwo rye wowe banze banda amakuru y'iminsi turaho turashima Imana. bimeze neza ariko twaraburanye wenda wowe bifite ishingiro ariko se papa bebeuse oya iyo abantu bamaze kubyara inshingano ziba zabaye nyinshi umwanya ntabwo uba ukiboneka. ntabizi rwose mwaratwanze muheruka hano umwana avuka. twaraburanye rwose. yabaheruka hano kera narine ntaheruka kuza hano yamwenga ngo ntiduheruka na mwabyaye. muheruka maze kuhema ndaza kumubwirira muri iyi minsi azanyaruka kure rero ngewe nanjye wumbaciye akagozi. oya mudusure gusa muheruka dore umwana agiye gutangira kugenda amataraga. urabona ubu njye naje aho we yarine nawe no kuzamubwira muri iyi minsi akagira gutya akaraswa akareba mama bebe na bebe azaza dusure nzamubwira rwose. njyewe dore sinyagambura batetse neza ariko ngo ntabyera ngo de habuze rwabuze buriya nkunda agasenda nibagiye ko urukunda ibiryo nk'ibi harimo ka piripiri biba ari mawe noneho hari utwo bajya bakandiramo dukorerwa mu nganda se niba kuko batwita nsanga umugore yaduteguye ugashyiramo rwose ukumva urizihiwe kandi none uyu ugasutseho ibintu biba mawe wumva rwose ari ntabwo akunda kubimenyera cyane kuko njye ntabwo ndukunda sinzi. Kameze neza. buretse ariko wowe kubugira tugende rero barakajwe n'ikizi abandi bana babonye ukuntu bari bishimye abandi bana babakoreshereza amaniversaire njye ntabwo heruka kuyinkoreshereza gusa urankunda. mbwira ejo duhite duhindura itariki y'amavuko nanjye nyigukoreshereza dutumire inshuti n'abavandimwe tuyifetere. ibyo tubireke ako ben buri munsi ndakwinginga ngo unyereke ahantu tuye ukanga kuhanyereka tuzajya dukundana ntazi n'aho uba koko. sheri ubu koko uragira ngo nzajye kukwereka muri geto mubwire ngo mbahangaha erega buriya abantu dukodesha ntabwo tuba dufite aderese ngo mvuge ngo mbahangaha nyine tuba ducumbitse ndimo ndubaka inzu ijyanye na we ubwo bivuze ikirere yuzura mpita ngukora surprise ariko uzi kuba ufite inzu nziza nk'iyo ngiyo ufite n'umugabo ugukunda nkanjye. Sure sheri nibyo ya ndumva iyi munsi ndakuraza